polisi y'igihugu muzane kizimyamwoto ahangaha umva ibintu ni munanye cyane twahereye saa 12 za mu gitondo tubabwira nako twahereye kuwa gatatu tubabwira kuri social media za Kiss FM yuko kuwa gatanu kuva saa 3 kugera saa 4 tuzaba turi kumwe n'umushyushya rugamba, tuzaba turi kumwe na MC, tuzaba turi kumwe n'umunyamakuru, tuzaba turi kumwe n'umubyeyi, tuzaba turi kumwe umva noneho n'umunyamideli kugeza ubu ngo kabise ko wibagiwe ko ari n'umu actress mwiza cyane buriya no DJ utavyibagiwe no DJ ariko se tugihera aho ngaho Anita ubihuza ute ibyo bintu byose ubundi bajya bavuga ngo imirimo ibiri yananiye ariko nturiyo ariko nabayo bitwaye iki kazise nta kintu bitwaye none se ubihuza ute iyo mirimo yose ubundi ariko murabizi ko ntidukora ariko undi mwaramutse neza ariko urasa neza I like the hair byanangoye for real wabyutse ryari kugira ngo ibintu bibe bitari saa 10 nahamagaraga buri muntu wese ukora makeup nkorera saa 12 urababyo ntago rero byari bindi cyangwa se turara nahanga urarubikoze urasa neza arubona arinjiye kurari ahubwo umugabo n'umugore n'umuhaha umugabo muri bese wapfa mbabari seneshobore anyways ikaze cyane Anita Pendo we are so happy to have you. Thank you. Bari bakwiteza abantu benshi already hari abantu bamaze kutwangirikira bavuga bati kabisa Anita Pendo we miss her vibes and she's here. So I'm here. You are here. Kamaze ngurimo agakoti tubivugana kabisa cyane rwose. Okay. Anita mukanya hari ikintu Rusine yarakubajije ukuntu uca muri izo characters zose in your life. How do you make it? Umusa ufite 28? Yego. Cyane 72. Oya. Si 28 se. Ariko kubw'amahirwe kano kazi dukora ni ama shifts. Mubizi se? Ni ama shifts rero niba nkoze kuri radio amasaha 4 kuri televiziyo nkakora 2 ubwo ntaba 6 hasigaye yandi menshi. Ko musinga ntago byarenza 2 abakabije na 3 ku DJ ntago byarenza 2 saa 5 ubwo bibaye ngahe bikaba 11 zose hamwe warangiza ukaryama mu 8 ngo harimo 8 umunani ntago bya kereka tira na deo yo kwiga ukubitemo na yabana and akenshi ari nibiba nijoro biba late nko ku DJ nko DJ like se ona DJ nago utageze mu rugo nka saa 9 oya ntago njya mpfa kwemera akazi ko muri weekdays amahoro Friday na Saturday DJ nakabije ubwo Monday nutangira nyine ebana urebesha ejisho rimwe Sunday nta kintu wazumbwira burya niyo waba ufite ahangana iki kereka wenda ari kumanywa ari nijoro sinakwemerera ariko ubundi akenshi mba nsenga Imana ngo simbonikira kasande kugira ngo nduhuke. But listen, so none niki kituma uba that motivated? So ukenesa kugira ngo tuzabusubiramo nibyo ni nkayo yose ariko hari ibindi byiyongera apart yo kugira ngo umuntu asubire gahini kujya guhinga iwacu ndi imfura yego ubwo rero iyo uri imfura ebana ibintu byose biba biri ku mutwe wawe so ndi imfura ikindi cya kabiri nuko I wanted to step in mu gihe papa yaramaze gupfa yapfuye turi bato ariko ndabireba ndavuga nti niwe wari mukuru w'umuryango ndavuga so ngomba like kabisa guhahagarara nkajya mu cyimbo cye kandi koko sofa narabigerageje ndimo ndabikora uri kubikora. It is bya bindi bantu bakunda kuvuga ngo you are a woman ngo hari ibintu utakora ngo sinzi. Do you even hari hano ujyugeraho ukishidikanyaho mu buzima bwawe at this moment? Akaraka n'inzu twaziparamira ibyo se n'ibiki twakurira tukajya kuba abayedi twakura twaba abafundi uza akazi kagorana cyane naje gusanga bari abajama bavidura nakariya twagakora
ese koko duhereye ku byo andi yaranabajije kubera ko usanga kenshi umudamu mama bitewe bavuga yuko nyine imirimo yose nk'undi yayibasha nose nk'umugabo ariko rimwe na rimwe ugasanga kubera ahuye n'ikibazo cyo gukorana n'abagabo ariko ntibumve yuko ibyo bintu ari bubibasha bibaho kandi noneho ukanasanga twebwe abagabo nshobora kubyuka mu gitondo nkahita nambara nkahita nza mu kazi wowe ugasanga urabanza ukabyuka ukabanza ukoza abana cyangwa ukareba uko bameze ukabona kuza mu kazi ugasanga amaze ukwezi kose ngewe wamuke wowe wenda uzashyiramo na ya minsi 3 yo kuba ewana ya indi ya buri kwezi nyine nk'utameze neza ukuntu iratuvuyanga ahise njye mba numva ntanabyuka iyo ndi muri periods ndashaka no kubyuka. Oh my goodness, ariko iciza nuko siko system yarubakitse abagabo b'abanyarwanda so far they understand us. They understand ko apart ko dushoboye dufite ubwo bushobozi ariko nizo challenges zirahari. So nk'aba bossi abenshi njya mbona abadamu benshi bafite ku kazi kereka wenda haraho wenda biri gace na gace ariko usanga bakumva ukaba mubwira uti narwaje umwana akakumva akavuga ati oh my bad sorry kabisa fata ku garuhuko ati nta kindi kintu genda nta cyasimbura icyo ngicyo nta n'uwasimburanye na umuntu. So usanga rero akenshi barabumva aba boss iyo utari umuntu ari abanebwe babyitwaza iyo utari umunebwe barakumva babizi ko nyine iyo uri full energy uza ukaba uyu umuntu ntabwo ari umutegaje n'ubusanzwe. So it means ko niba ari ikibazo avuze agize ni ikibazo koko. Listen, wumva ko Anita Pendo ari yamaze kugera muri studio, ubutumwa bwawe turi kubwakira ari bwinshi kabisa. mu kanya turagaruka tugumana nawe. Ongera uvuge bumve ko hari abantu bari kujya wenda hari cyane rwose arahari cyane turaje tuganira FM ayo makuru yawe uri guhisha n'ubundi yaramenyekanye. Rusine n'abatumva barabona koko mana yanjye se nabashaka kuturagira ubona turi inka twebwe ntabwo tubizi n'inka zacanye ku maso. Hanyuma rero twe turi kuvuga mu kanya ukuntu abantu bari kukwakira cyane ku butumwa ba Delphine bati hello welcome Anita, icyo gitwenge kirankoma byatari kabisa. Hanyuma Boaz ati Pendo in the house, ati umva Pendo ati namukunda namufana umva nkunda energy ze rwose n'ukuntu ari positive mu kazi kose. Ati mumumbariza ati nicyo umufana cyangwa umukunzi we yaba yarakoze cyiza cyangwa se ikibi kikamutangaza bidasanzwe. Reka duhere ku cyiza kwanza. Icyiza umufana kabisa ikintu yashobora kwera gukora ukavuga ati man umufana umufana sasa rero nari nekereje ibindi cyakora Imana imbabarira sako naringeze ku mukunzi muri iki gitondo cy'uruturuturu uri umwambutsi. Umufana bahora bankorera surprise kuri anniversaire. Ese anniversaire yawe baryari? Kuri Saint Valentin. Rahira 14 Feb. Niyo mpamvu nitwa Pendo. Yego Men's ko buri none se Pendo ryavuye kuri mupenzi ujya uza kurigira Pendo. Pendo n'urukundo nyine. Pendo n'urukundo. Ariko urabizwa nanjye nitwa Rukundo. Harya nawe witwa Rukundo. Ariko ubuye muzagira urukundo utafite ubumuntu. Biri ugomba kugenda kandi ibyo byose bigahurira kuri Kiss. Bijara Kiss aho. Nuko rero umufana yagukoreye iki rero? Nama gifts natekereza ngo nikomereza ama gifts. Ikindi what is that gift? What is that big gift? Mufana wamuhaye gift ikomeye yamuhaye. Iki gift baguhaye nk'urufunguzo. Ni foto. Ifoto yo kumanika mu nzu. Yes. Right. Yari iki? Iriho njewe no mufana. No. Na Tilan nindi ya Tilan na Ryan. Bama amafoto 3. So ibyo ngibyo byaranshimishije. Hanyuma cy'umufana yankoreye kikambabaza. Navuga ngo akenshi bagendera ku nkuru by'aba bloggers baba bavuze ikindi biki. So
hari igihe uhura n'umufana ntabwo ari n'umwe si babiri akaba yakubwira nk'ikintu nawe akavuga uti akavuga ngo hehehe kare kaja ngo twarabimenye ese umenye iki ngo hehehe iyo watanye n'umugabo ntiwarushobotse Anita niyo byavuyeho ubundi tukiri aho ngaho, how do you handle criticism z'abantu? Kubera ko iyo ukora ibintu byinshi uri umuntu uzwi, akenshi criticism zikugeraho. Umuntu ufite abana bawe nabo ubu ngubu bamaze kuba bakuru, ibyinshi barabyumva barabizi, ubihandling ute? ubuse rega iyo umuntu akubabaje kenshi ugeraho ukabimenyera. Urabizi iyo babaye kenshi ugeraho ukabimenyera. So iyi industry ibihuha, ibinyoma, ibiribyo hariho erega ibintu biba biri nabyo bavuga, ariko atari ngombwa kuba utabibibwiriye. Si ngombwa ko bajya kubya expose utabitangaje wowe cyane ushaka ko bibi byawe, so ugasanga wenda banakwinjiriye cyane, barengereye. So icyo gihe rero baratwinjiriye, baratubesheye imyaka myinshi twageze aho ngaho turamenyera. That's it. Muramenyere. None se ubwo ngubwo vanga ntabwo uzadukubita nka video y'amasaha nk'abiri kuri YouTube wisobanura bati abantu bagomba kunsaba imbabazi? Cereka iyo nza ko wenda ntarabyara. Nagize Imana ndabyara. Ariko muri bari operasiyo nkahita nzabavuna. Listen, cyari kumva Kiss FM leka muganya tugaruke tugana na Anita Pendo. Listen, don't get away. I take a Miss Dusanatri and Sigaro. I hope you're having a good time. It's Friday. Have a good morning. Uri kumwe na Jandi Bumuntu ndetse na Rusine. Turi kumwe na Anita Pendo muri studio. We'll be back mukanya nyuma ya Diane Abati ndetse na Bruce Melody. Ntukurusha inyarwawe kujana kabiri n'ibice 3 n'ijana kabiri n'ibice 5. FM Breakfast with the Stars. Are you ready? Yes sir, we are ready. Jana kabiri n'ibice 3 n'ijana kabiri n'ibice 5 Kiss FM. Uri kumva Rusine ndi umuntu ndetse na Anita Pendo. Kumwe rwose. Ariko hari umuntu mukanya uvuze ngo ni Rusine nabo umuntu ngo Anita Pendo. None se ngo kunumva ngo RBA. Amana ashaka kumena ishishi mwisosi namwumvise. None se ubundi tuzi ko wenda ngewe Rusine isoko kuri twaga Rusine yarangije mama basaba papa barishyirire kwiranga muntu, mama papa arabyanga aravuga ati reka nta kwitirira umwana wanjye abantu bapfuye, arangije nganyita Rukundo, igihe kiragera ngiyongereraho umaze gukura iki umuntu buhanzi yabujyamo iki grand frère we yasigaga gitari mu rugo akayicimirya akagira ate birangira nawe ahimenya umuhanzi. Hari abantu hano hanze bashaka kumenya Anita Pendo ni muntu ki? Bavuze ngo nigiye kuri gitari idafite imirya. Nese ubwo urumva gitari cyari ari ingoma. Cyane nabonye hano harimo abantu benshi cyane babazaga mwatubwiriye batubarije Anita Pendo ni muntu ki, yisanze mu mwuga w'itangazamakuru ate, ese yari yakuza ari icyo kintu yumva ashaka gukora, ese bundi yitwa Anita Pendo? Hari ukuntu abantu bumva Anita Pendo bakumva ari nk'amazina y'amahimbano, you know. Okay. Anita Pendo ni muntu ki? Njago nk'icya kabiri cya story nagombaga kuba byinshi nabibwiye Andy Ofea. Actually, let's start from that story. You're muri secondary. Was it secondary or was it primary? Secondary, even primary. Like navuga ngo wenda navukiye Kampala nkurira which area of Kampala though? Murago. Okay. Mama yagiyeyo agiye kubyara kwa kundi ugenda ujya ahantu kubyara. So agiye kubyara ariko aba kwa muramukazi we nukuvuga kwa mushiki wa papa. So arabyara amaze kubyara arongera aragaruka, twabaga ahantu hitwa Ntungamano Rukoni, hitwa Rukoni hafi anga n'umupaka wa Kagitumba. So wumve ngo naraje njya ngo niba narahigiye ikibura mwaka niba ari na P1 numbers hanyuma kuko nziko like
primary yose nayize Gahini ko waranazaga bakagusubiza inyuma cyangwa se bakanagutangiza so primary nyigi Gahini and mvuka mu muryango w'abana barindwi ndi imfura abakobwa ni 4 abahungu ni 3 and mama n'umuntu navuga ngo iyaza kuvuka nko muri iyi season navuga yari kuba yindi version yanjye yes nawe ni vibe njagara vibe ni vibe byata abwara nandusha ibaze yaranandusha papa numva bambwira ngo yari intori kazi aho agazaje twatarameka so bariko bambwira primary nyigira Gahini ariko uko nabaga nagiye mu masiganwa mu kwirukanka nabaga nirukanganaga na marathon nirukaga metero 100 shana amahoro y'imyabyaha koko ariko wumva ngo nasaga imbere nabaga ndi mu bimbere so ngiye mu secondaire urumva ngo muri primaire bawishakisha ngeze muri secondaire koko babihaga n'agaciro bikagera n'icyo bikumarira ubundi mu bantu bigiye ku maburse kubera tala yego none se ubwo yari tara yihe urumva ko zari nyinshi ndagenda mbisobanura na making agasho ninje umuntu wabaga uri busy ikigo ndi active ndi mu bintu byinshi cyane wumve ngo hari nk'ibintu byajaga binandinda kubera ko nabaga nibereye busy mu byanje so navaga natozaga aho nabaga ndi hose nk'Igahini ho nabaye mu babyina dance model hanyuma mba mu basimbuka urukiramende n'umurambararo ariko narayoboraga aho ngaho no muri metero 200 so nkina basket na volleyball nari yaranshaga byose nkajya kwitoza umunsi umwe nkajya kwitoza muri kimwe kinini kandi noneho nageraga baramfataga ntibashakaga kundekura muri nuza aho najyaga hose baramfataga so nari yaranshaga nkabona ariko nagendaga mbivangura icyo gihe nkarebamo ibyo mfitemo potential umurambaro ukavamo umurambararo byitondere uri mu bintu bikomeye cyane ahubwo nagiye nkuramo nka basket nishira ku ruhande volleyball njya ku bigo noneho hari aho nageraga ku bigo ngasanga wenda ibyo nari nzi Gahini ntago bafite ibibuga byabyo nka basket zakagituma ntizari banstari hari volleyball bayikinaga sinzi ko yari ariko byaje nyuma igihe najagayo byaje nenda nko kuhava so ariko ikintu cyari gikomeye cyane nasimbukaga hejuru urukiramende nari uwa mbere mu gihugu urahira uwa mbere mu gihugu ubu ngubu iwawe utashye umukozi agatinda gukingurira igipangu wawe uragisimbuka imidari ya gold narifite wenda ibiri ubu ngubu byambuza ariko wumve ngo narifite imidari ya gold narifite ya silver ntabwo nigeze ngira uwa bronze abantu bajya bavuga ngo ntabwo uca hejuru niyo wabizanye so nari umuzamu wa mbere mu ntara y'Iburasirazuba umuzamu muki mu ntara muri football wakinnye na football ariko urakina wowe nakinnye football kandi ni uwa mbere mu ntara Ndori muramubona ndamureba Ndori yari umuzamu wa mbere mu bagabo Igahini ekipe y'Igahini yari ya mbere njewe iya Pekoma ho nigaga yari ya mbere y'abakobwa so Igahini ari ya mbere y'abahungu so nari umuzamu wa mbere mu ekipe mu bakobwa Ndori ari wa mbere mu bahungu arabizi yajaga nizanaga mwarambaranaga ariko yarayizirikaga kane zukwivuka mu bihe bya Yezu ari kuvuka ari umukobwa acha y'Imana rwose kumenya mbere so iyo nguwo uwondiwe rero nibwo nukuvuga ngo andi yanambazaga yambaje ati si bya radio reka nkubwize ukuri sinigeze ntekereza radio sinigeze ntekereza televiziyo ko nzabikoraho no narabikundaga yego ariko ntabwo nigeze mbitekereza ko nzabijyamo sport nicyo cyari nuvuga ko sport ari izajya imbere ntabwo ari ufite ngo club yitangazamakuru ku ishuri sinabijagamo ibyo naragendaga hari abatipe bazaga bakavuga amakuru nkabareba ngaho umuvuge vuba nigire muri sport none se byatangiriye he ntago mbizi byari impanuka ariko reka mbabwize ukuri naje mu itangazamakuru bingwiririye wageze gutyo mufite amakuru menshi nagiye ngiye gusura Tino muri 2007 kuri Flash FM 2007 yego ko twakoranaga ubu MC mu kuba tracks ku modoka zino ziba imiziki so ngenda ngiye kumusura nk'umukorege ngezeyo
barebye ukuntu tuganira barebye vibe bavuga ati uriya muntu ni mikoro bavuga bati mureke tumugerageze baranzana barambwira mvuze baravuga bati ahubwo se ararenga hano tumufungirana ikintu akeneye ni training nta bindi bintu byinshi akeneye training yego inseko wari uyifite ino nseko wari uyifite oya iyo ni karima Jado Max Wagwan. Jado good morning Anita Pendo good morning Jado n'abandi muraho uretse gato muzimiriza mikoro Anita ufite umunwa ufite umunwa mwinshi cyane uri mu bantu basaraye bakena cyangwa ijwi rigiye wakena yabasha gusabiriza ariko umva ko yabashaga siporo akashobora gusabiriza akoresheje ibimenyetso uzi ikintu gitangaje ubu ngubu wakabaye nza muri kwa kundi uvuga ingingo ari nje ubanze zira Anita Pendo ubu ngiye kukugira jingo Anita Pendo umuzamukaze ariko nite wa mugani bivuze byuko wakinnye birashoboka kuko taye yawe yavamo umuzamu hari umuti pete wakinaga mu ekipi icyo gihe yitwaga Gikongo bayita Gikongo yankubise umupira urutoki rurahenga mu bungira urutoki ruhengamye kubera uwo mukobwa sinzamwibagirwa niba munamete irimo ibyo bintu mubyitondemo biri mu bintu byanzanye hano biri mu bintu byanzanye kuri Kiss FM waje gushaka impeta uracyari kumva Kiss FM n'ukuri urushinge rwawe uri back in a few mukanya urumva indirimbo nziza ariko Anita aracyahari nta hantu yaducikira cyane ko icyatuzanye aha ngaha ni ukuvuga Kumbe ni ikiganiro cya HDI reba hano uracyari kuri Kiss FM hinjiye Austin Jado Tonto in the building mbabwiza ukuri good morning Andy mbabwiza ukuri aho mushaka kunyirukana se aho Pendo yakuye gukundana n'umuzamu afashe toni zuzuye ikamyo amena hasi bamurinde wa muzamu hano hasi nabambarogoye nshaka kubaza ese ibintu maze iminsi numva ngo ugiye korera Kiss FM nibyo cyangwa mwabivuze ntari kumva babivuze zano waruye bavugisha ukuri harahiye icyo nifuza kumenyesha fire brigade izajya dukora iri hano hasi kuko harasha so since it is official ko uje kuri Kiss FM family ya Kiss FM niki kintu wayibwira abantu bakwitegeho mwanyakiriye se bambwira niba banyakiriye comments zabo ndazibona ku mafoto ariko mufite ifoto koko amandazi ari yose kandi niyo nkunda ariko Kiss FM kuko mbagiye kumutangiza mu mandazi now listen bimwe mu bintu binzanye hano n'amandazi urabizi ko maze igihe kinini ndi single yego barambwiye ngo umuntu ugeze hano wese abona umugabo n'umugore ariko Anto ko nikunyuzura ayiwe Anto yaranyuzuye n'ubuzima akambwira ngo igikombe gishakire munsi y'imeza muri segonderi se hano yaraje arinjira ndamubwira okay kuko zibanyu mwageraga kitchen hano dufite kitchen irimo champagne urashaka tea coffee ibintu byose turabifite hano ati nibyo birahari birahari aho urifuza agiye muri kitchen asanga sanga nta chicken irimo yaranize Anto kabisa ariko wihanganire ko kitchen yacu nta chicken zibamo habamo amandazi okay none se katukubaza akabazo k'amatsiko ukurikije ikikuzanye cyo kuhavana umugabo ukurikije abari muri studio wenda Rusinda yavuyemo yego ajehe ugiye kwisabira season ya TV
oya niba ushaka kukubimbwira niba ushaka kumbwira stati yawe bimbwire neza njye ni umupadiri ndashaka kugushyingira nta mafaranga wishyuye reka nkubwire aya niyo mahirwe ya nyuma mfite nyafite kuri Kiss FM muzamura aha rero oya ibyabazamu byihorere muntu wanjye byihorere ariko ikintu njyewe nkeneye aka kanya nuko wowe Jado we ntabwo urimo ntabwo ndimo naje amahirwe naje nje kuyapima kuri andi nawe numva ngo ntabwo biri bukunde abandi mwese umuntu usigayeho amahirwe n'umwe ni Austin Austin rero nawe ariko rero nimugire ngo nurundi rukundo ni yamandaza mwemereye Wakanu kamandazi Austin nzamugigira ibyo mwigize uzamugigire rero bazamuka ifarini uzamugigire amashuri avuyemo ko umukobwa w'aba mashuri aragiye gutangira nawe amashuri agiye gutangira mubanze mwishyura ama minervare oya ahubwo azanze yishyura yabanje vuriya nawe none se Anita uzagembwa ngahe uzagembwa ngahe aba YouTubers bibanyumutsa nabonye bavuga ngo umushara waje bavuga ibintu bitari cyo ndumirwa bandusha amakuru yanjye mu Rwanda niho wonyine umuntu abakurusha amakuru yawe nawe akavuga wowe utazi my idea narumye nasajya ngo avuga umushara wanjye babari baje abazamu bajya mutega rega nibwo buryo bwiza bwo kubona umugabo akurikiye amafaranga Ako Jado nyamara uri gukusanya amakuru Jado iyi foto yonyine irahagije iyi foto nabonye hano iyi foto oya Anita wambaye neza mwabivuze sekunde yambaye cyangwa yambaye umutuku Anita yambaye hotaro uri kubona mu bintu bingora cyane mu bintu reba uzi inkweto akunda kwambara yambaye sandali nziza ifu